bagiye bayigwamo benshi narababonye. harya ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2025 na gatanu 2024 hari abantu baguye muri rompo. Hara buri mwaka uko ugenda ushira haza undi. Yego. Buri mwaka usiga imirambo muri rompo. Ariko hari n'ababa batangiye urugendo muri rompo. Kandi ntabwo abantu bose bagwa muri rompo. Hari abo Yesu ayitabariramo. Iyo ugeze muri rompo ukwibuka ko Yesu ari umutabazi, ukamuhanga amaso ukamuhamagara, Yesu yihutira kugutabara. Yego. Ko hari abananirwa bageze muri rompo we wababwira iki? Abantu bananirwa bageze muri rompo we nibihangane nubwo babona ibibazo bibazengurutse. Yego. Yesu ni umutabazi. Yego. Yesu iyi rompo wajya yikuramo abantu benshi bagatanga ubuhamya bavuga ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Yego. Bagatanga ubuhamya bavuga ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Ariko bino bintu birakaze byo muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru. Ntabwo byoroshye. Wowe wahamagawe ryari François? Nahamagawe muri 92. 92. Ko numva haciyemo akanya se kugera ubu ngubu? Haciyemo akanya, nabonye byinshi muri uyu murimo, nabonye byinshi muri uru rugendo. Yego. Nabonye ibipfa mbona n'ibikira. Wabonye ibipfa ubona n'ibikira. Nk'umuntu uhamagawe uyu munsi wa none, mu bintu wahuriyemo nabyo byinshi mu rugendo, wabasha kumubwira ukamubwira ati itondera ahangaha, itondere iri korosi, itondere aka kamanuko cyangwa aka kazamuko nibihe? Reka mbanze nkubwire ikintu kimwe nabashije kubona. Yego. Kandi ni Yesu wakinyigishije. Yesu yigeze kunsanga. Yego. Ngiriyerekwa. Yego. Njya mwiyerekwa haza umuntu arambwira ati, yego, ngiye kukwereka inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho. Yego. Arambwira ati kandi ngiye kukwereka n'inzira ijyana abantu kurimbuka. Yego. Arangije anyereka inzira ngari cyane. Yego. Ngari cyane, ndetse najya mubwira ngo ufashe imetero ugapima. Yego. Umuryango cyangwa se ubuso bw'iyo nzira uko bungana. Yego. Ugapima n'ubuso bw'inzira ijya mu ijuru. Yego. Ubona ari inzira zingana nta tandukaniro. Yego. Ariko iyo umaze kwinjira mu nzira ifunganye, yego, ukiyemeza, yego, inzira igenda yegerana. Inzira igenda yegerana. Igenda yegerana kugeza igihe n'imitwaro yose ufite uyishyira hasi, kugeza igihe ibyakuremereraga byose. Yego. Ubishyira hasi ukagenda wenyine gusa. Ukagenda wenyine. Ukagenda wenyine. Ubwo rero ndi muri iryo yerekwa nagiye mbona abantu bajya mu ijuru, ariko mpita mbona n'abandi bahindukira bavayo bajya gutangira inzira ijya kurimbuka. Yego. Nukuvuga rero ngo hari ukuntu umuntu agera mu gakiza, wahagera abantu bakakubera umubyeyi, bakavuga bati umwana wacu, bakakwigisha iby'inzira y'agakiza, ukabona baragukunze cyane. Yego. Ukavuga uti mbonye ababyeyi Imana iminduriye ubuzima. Yego. Ariko mbega nukuvuga ngo icyo gihe iyo nzira iba ari ngari, ubona ari ngari, nta utasobanukirwa ibyayo, ubona ari uburyohe. Ariko iyo umaze kwinjira muri iyo nzira, yego, aho utangira kubona igenda ifunganye yegerana, yego, naho utangira kubona ugeragezwa na bene so. Ugeragezwa na bene so. Abo wibazaga ko mufatanyije urugendo bakakugerageza. Yego. Bakakubera ikigeragezo, mbega bakagucura, ukahinduka nk'izaha bivuye mu ruganda. Yego. Bakagucura, ubwo bagucura gute? Bakagucura gute? Yego. Igihe kimwe reka bitumye mvuga ku buhamya ho gatoya. Yego. Igihe kimwe nkimara gukizwa, yego, nigeze kubona umubyeyi wari ufite abana adafite umugabo, ariko akaba ari umunyetorero, ari n'umuririmbyi. Ndamubwira ngiye kukuguriza amafaranga, yego, ugende ucuruze, numara gucuruza, yego, wunguke uhahira abana, amafaranga yanjye uzayasubiza, kuko nifuza kujya kugura itungo, yego, uzayansubiza n'inyakenera, udasabye inyungu. Ntasabye inyungu. Yego. Ngiye no kujya ngo ngufashe nk'umuntu dusengana. Yego. Muha amafaranga. Yego. Aragenda ajya mu isoko ararangura, yaranguraga ibijumba agacuruza, yemwe n'abantu bamugirira ishyari kuko Imana yamuhaye umugisha. Yego. Abasha kugurira abana ubugari, abasha kugurira abana ibyo kurya, abasha kugurira abana imyambaro. Ariko ngiye kumwishyuza, amafaranga arayanyima. Akubwira ngo iki kandi? Yaranzubazaga, akanzubaza, nkambwiye ejo uzayane nzajya kugura rya tungo nakubwiye, ati nzayaguha neza nko amaso ahera mu kirere. Nitabaza itorero. Yego. Nitabaza abayobozi.
nitabaza abadiyakoni n'abapasiteri, yego baramuhamagara, yego mbisubiramo uko twabigenje n'uburyo twajyanye amasezerano ngewe nawe. yego Noneho abura uko abigenza ko nari namugejeje imbere y'iteraniro, imbere y'abayobozi, yego amafaranga arayemera, yego ariko yemera igice. yemera igice. Yemera igice. Ariko ati nayo wamaye, ntago rero naguhaye, nge naguhaye. Ati siyo wamaye. Abayobozi barambwira bati rero ihangano yemera ayaguha kuko muyahana mwari babiri mwenyine. Yego. Urumva rero aho ngaho narize. Yego. Aho narize mpita mbona yuko ahantu hose Imana yahakugeragereza. Yego. Ubwo se ubu aracyariho? Yaje kwitaba Imana, ariko ntabwo nacira umuntu urubanza kuko nshobora kumubona nk'uwakoze iryo kosa ariko ntazi aho yihaniye ejo cyangwa ejo bundi. Yego. Ariko yaje gukorera Imana, araririmba umuririmbyi, aza gusaza agera no mu zabukuru, ubu yitabye Imana. Hari ingaruka se yagize nyuma y'uko ahakana amafaranga? Hari ingaruka byamuteye niyakomeje gukora umurimo w'Imana? Baramubwiye bati uno mwana yakugire neza, akugirira ikigongwe, akugirira imbabazi, kandi ubona ko ari umwana ungana n'abana wabyaye. Yego. None rero reka kumuriganya. Yego. Aravuga ati ntabwo muriganyije, nawe yampaye. Yego. Barambwira bati byemere, ayaguha yemere. Yego. Ndayemera. Arakomeza akora umurimo, nyuma tuza gutandukana, nzi ni Kigali kuko hari mu cyaro. Yego. Wenda birashoboka ko yagize umutima nama wo guca bugufi akabwira Imana ati mbabarira, kuko Imana ntabwo ari nk'abantu. Akabwira n'umushumba we ati nsengera. Nyuma rero amakuru yaje kumbwira ko yatashye. Iriya jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo niba ugiranye na mwene so ikibazo mukajya gutamba igitambo, banza umurebe mugende mu gikiranure ubone gutamba igitambo cyawe. Urivugaho iki buriya? Buriya rero yego, ririya jambo ni ryiza cyane. Yego. Ritwereka icyo gukora. Yego. Imana ishaka ko yego duhagarara imbere yayo, yego, dusenga tumanitse amaboko, yego, twambaye ibyera. Twambaye ibyera. Ibyera nshaka kuvuga niki? Ni imirimo yo gukiranuka. Imirimo yo gukiranuka. Niba ufitanye ikibazo n'umuntu, banza umusabe imbabazi. Yego. Umubwire uti mbabarira mwene data, twese turabagenzi bajya mu ijuru. Noneho kugira ngo ngushyire igisitaza imbere. Yego. Mbabarira twikiranure. Twikiranure. Nurangiza ugenda ujye gusenga wumva nta mutima ugucira urubanza. Yego. Ubu se François, umaze igihe kingana gute ukijwe? Mbwiye ko wakijwe 92 nibyo? 92. 92. None ubu turi 2025. Muri urwo rugendo harimo n'ibindi wagiye uhura nabyo byinshi cyane utabasha gusobanura. None se iyo usubije amaso inyuma cyangwa niba warabikoreye ubusesenguzi sinzi, ni iki gituma umuntu ashobora kuba amaze imyaka 25 cyangwa 35 cyangwa 40 akijijwe ukaba wamuguriza amafaranga nk'uko nguko akaba atabasha kuyagusubiza, cyangwa akaba hari aho yagera akabona ijipo akayita zibeyura? Ubundi rero yego, ibi bintu abantu babyibazaho bigatuma batera abantu b'Imana icyizere. Yego. Ariko nta muntu ukwiriye gutera umuntu w'Imana icyizere. Yego. Kuko twebwe turi abasirikare. Yego. Turi ingabo. Yego. Turi ingabo za Yesu. Yego. Satani nawe afite abasirikare. Yego. Ni ingabo za Satani n'abandi banakoresha badakijijwe. Yego. Ni ukuvuga ngo duhanganye n'izo ngabo. Yego. Ni imitwe ibiri iri kurwana. Yego. Noneho rero ni ukuvuga ngo Satani ahora turasa imyambi. Yego. Ushobora kuba ukijijwe ariko umuntu yakuguriza amafaranga, Satani akakubwira ati dore ibibazo uko bimeze, ufite ibibazo udafite igisubizo, ibibazo birabaho hajyaho ibindi. Yego. Ntago waba ubonye amafaranga yo kugurira umwana ubugari ngo ararariye ujye kuyishyura. Ujye kuyishyura? Ntago wayishyura? Satani hari umuntu abibwira. Yego. Urumva aho ati ntago wajya kuyishyura ngo buraza abana. Yego. Ariko iyo Imana ikugendereye, yego, irakubwira ngo ufata ayo mafaranga ugende uyishyure, ubundi urebe igitangaza Imana iri bugukorere. Yego. Iyo igize uwo mutima unesha rero, uwo mutima ukawugira, wishyura ideni kandi Imana ikakugaburira. Ikakugaburira. Ase buriya mu kiganza cy'Imana harimo imbaraga? Mu kiganza cy'Imana ubundi dufashe imbaraga z'ubumana n'ubushobozi bwayo, yego, twakumva ko tutari abakene, nta kintu tubuze mu buzima. Yego. N'ibyo ducamo byose
yego twahita tubona ko ari uburyo Imana itunyuzamo kugira ngo itugerageze irebe kwizera kwacu. yego Ariko iyo urebye Imana yafashe ijuru ikarihanika, igafata isi ikayishyiraho, ikayitereka hejuru y'amazi ikoresheje ijambo gusa, ikavuga ngo habeho hakabaho. Ukareba uburyo Imana yagiye ishyiraho irema, ikarema ibikururuka, ikarema ibigenza amaguru, ikarema ibiguruka mu kirere mu bicu, ukareba ibitangaza Imana yagiye ikora. Ntago wakwibaza ko hari ikintu na kimwe cyananira Imana. Imana irashoboye, Imana ifite byose, ndetse n'ibyo ubona yuko utabona bitewe nuko nta mafaranga ufite, nta bushobozi ufite, hari n'ibyo Imana yarema, kuko Imana yararemye biraba, itegetse birakomera. yego Imana yararemye biraba, itegetse birakomera. Mu kuboko kwayo harimo imbaraga, harimo ubutwari, harimo ubushobozi. nanjye nuko nari nkubajije, ariko yageze kwa Farawo igaragaza imbaraga zayo. Uyu munsi wa none Francois, kwizera kwawe kurimo kukwerekeza ku kintu. Ntabwo wowe ushobora kugwa muri rompuwe nk'uko wabivugaga, kubera muri rompuwe haba harimo imodoka nyinshi, muri rompuwe haba harimo akavuyo kenshi, muri rompuwe hari ibintu byinshi cyane duhura nabyo bigatuma dusubira inyuma. Ntabwo ushobora gusubira inyuma uyu munsi wa none. Aho muri rompuwe, yego, ubundi hari ibikangisho Satani ajya akangisha abantu b'Imana. yego, hari abo yagiye yicira mu rugendo, yego, kugira ngo azafate abamaramaje abereke imirambo yabo yishe, abatera ubwoba. Ariko najya nkubwire ngo iyo wiringiye Uwiteka, ukemera no gupfa, ugapfa ku bwa Kristo, nubwo Satani intego ye aba yigezeho yo kugira ngo akugire icyapa kizatera abandi ubwoba, ariko upfura umwana w'Imana, upfa ufite guhamya muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Amen. Urwo rupfu rero rwubahisha Data wo mu ijuru. Hari umuririmbyi numvise arimo avuga ngo iyi nzira itagaragara, bibaye mu gicuku, bibaye mu kabwebwe, Yesu ati ngwino mwana wanjye, njye ndi kumwe nawe. Nawe ajya agira ibihumuriza Kristo. Ntabwo yabatererana, ni ukuri, arashoboye. Ni nayo mpamvu ubona abantu benshi bafite ibanga, ugasanga amaze imyaka 50, amaze imyaka 30 ari kumwe na Yesu, amaze imyaka 50 ari kumwe na Yesu. Ubwo urumva ko maze imyaka hafi nka 30. Ariko ku bwanjye hari abandi nshobora guterera amasari, nkavuga ngo mwaragerageje. Yego, bageze mu myaka 40, 50, 60. Yego, bakihanganye kandi bari mu nzira y'agakiza. Iyo ndirimbo yawe se ngeze muri rompu, tunyurizeho gatoya twumve wenda. Dore nda telefone, nushaka kwishyiremo nuza za zindi kwakunda abahanzi bajya bagira simbizi. Nta kibazo, twumveho gatoya cyangwa ubwawe ugire. Zana do telefone. Yego, zana telefone do telefone. Aro? Aho ni mu ijuru tuvugana? Yewe byakomeye, ni mutabare. Ni mutabare rwose, byakomeye, ngeze muri rompo. Dore nda telefonye, ngeze muri rompo we, hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino ntabare Yesu batahatora umurambo. Dore nda telefonye, ngeze muri rompo we, hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino ntabare Yesu batahatora umurambo. Bwaranduriye bene data, ubuzima bwaranduriye, bwambereye umubirizi, bwambereye igikakarubamba, bwambereye ikimbazi. Narababaye ndahangayika, agahinda karasendera, umubabaro ndikorera ndatengata, ndava mu isafuriya ishyushye nkagwa mu muriro. Ubuzima nabayemo Mana warabubonye, niyo mpamvu ngutezeho ubutabazi. Dore nda telefonye, ngeze muri rompo we, hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino ntabare Yesu batahatora umurambo. Dore nda telefonye,
ngeze muri rompowe hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino untabare Yesu batahatora umurambo. Ndaryama nkabura ibitotsi aho gusinzira, nkatsikimba nkasuhuza umutima ugatera ngo bumbu bumbu, kuko wanze igisuzuguriro. Amarira narize nayabunze mu maso, wayapimye mu icupa ntiyatakaye hasi. Nyereka imbabazi n'urukundo Mana, wowe urangwa n'impuhwe cyane. Nkubitira karande n'inyatsi, nukubita wihanukire. Nkubitira ubukene n'uburwayi, nukubita wihanukire. Dore ndatelefonnye ngeze muri rompowe hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino untabare Yesu batahatora umurambo. Dore ndatelefonnye ngeze muri rompowe hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino untabare Yesu batahatora umurambo. Mana wageze kwa Ebi Dodomu, karande n'inyatsi zirahunga. Ugeze kwa Yabesi amateka arahinduka, aba umukire wo mu rwego rwo hejuru. Akabando k'iminsi wampaye ngo sindagirireho, bakagiriye impaka barakanyambura. Ndahoma bigahomoka, navoma amazi agasubira mu iriba. Ngwino umpe icyerekezo, ubu umusare w'ubuzima bwanjye. Dore ndatelefonnye ngeze muri rompowe hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino untabare Yesu batahatora umurambo. Dore ndatelefonnye ngeze muri rompowe hamwe hakunda kubera impanuka, ngwino untabare Yesu batahatora umurambo. Nshuti bavandimwe, najya ngo mbabwire ngo iyi ndirimbo irakoze, uretse ko idafite amashusho. Dukeneye inkunga yanyu. Ushaka kuyireba wakwinjira hamwe navuze nabarangiye mbere, ukandika ukajya muri YouTube ya telefoni yawe ukandikamo Afandes TV, wahita ubona ibiganiro byanjye. Ikiganiro kirangiye hahita haza ikindi, hakaza ikindi, niyo ndirimbo ihita izaho. Yego, Imana ibaho umugisha. iyo ndirimbo ihita izaho. Uyu munsi wa none se umusingi wubakiyeho w'ijambo ry'Imana cyangwa ikintu wubakiyeho ni ikihe gishobora kuba cyatuma utabasha gusubira inyuma? Ijambo nubakiyeho, Yego, cyangwa se umusingi nubakiyeho, yego, riri hano mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani ibice byaho 23, duhereye ku murongo waho wa 26. Haragira hati: mwana wanjye, mpa umutima wawe, kandi amaso yawe yishimire inzira zanjye. Imana nihabwe icyubahiro. Reka twongere turebe hano mu gitabo cy'imigani ibice byaho 22, dusome duhereye ku murongo waho wa 4. Haragira hati: uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Uwicisha bugufi akubaha Imana agakiranuka, ingororano ze ni ubugingo, ingororano ze ni ubukire, ingororano ze ni ukubaho neza. Najya ngo mbabwire ngo Imana ivuganye natwe ngo mwana wanjye, mu mutima wawe, kandi inzira zanjye zikunezeze. Haleluya, haleluya, amen. Ubundi iryo ni ryo banga. Ibanga ni uguha Imana umutima wawe, inzira z'Imana zikakunezeza. Imana ihita iguha isezerano rivuga ngo umuntu umeze gutyo rero
wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, ingororano ye ni ubukire, ingororano ye ni ubugingo. Imana ni ishimwe cyane. Najya ngo mbabwire ngo kuba mu Mana ni byiza, kwiringira Uwiteka ni byiza, kugendana n'Imana ni byiza, kugendana n'ijwi ry'Imana ukemera icyo Imana ikubwira, ukemera kuyoborwa nayo, ni byiza cyane. Kuko niyo ufite umubabaro, niyo ufite imvune zo mu mutima, Imana igenda ikuruhura. Zaburi y'ijana na 47 umurongo waho wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo akiza imitima imenetse, agapfuka inguma z'imibabaro yabo. Nshuti z'Imana, nayo mbabwire ngo ibanga mfite, ibanga rituma ngendana na Yesu imyaka yose, nuko namenye yuko Yesu yita ku banyamibabaro. Amen. Yita ku ndushyi zo mu isi. Amen. Okay, n'abakomeye ntabwo abirengagiza, n'abanyacyubahiro ntabirengagiza, ariko majorite babandi bahejwe, babandi barenganye, babandi bavuga ko nta kivurira bafite, babandi badafite uwo baburaniraho, abo ngabo Yesu araza akababuranira. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ni iryo banga nakoresheje, kwizera Kristo ko ari Imana izashyigikira mu rugendo rwanjye. Amen. Amen, amen. Imana iguhe umugisha. Naganira François, gutelefona mu ijoro ntabwo bigira uko bisa, ko na Bibiliya iravuga muri Yeremiya, wahamagara telefona nyibutsa. Muri Yeremiya 40 na kangahe? Muri Yeremiya. Yego. Yeremiya 3:3 umurongo wa 3. Yego. Harabango ntabaza ndagutabara. Mwereke ibikomeye. Yego. Biruhije utamenya. Biruhije utamenya. Amen, amen. Nabyibukaga nagira ngo numve ko nawe ubyibuka. Ariko muhumure mukomere abizeye Kristo, kuko hari abatubanjirije bagiye bavuga Kristo bakamuvuga neza, bakagira iherezo ryiza. Reka nongereho aka kantu kavuga ngo Kristo, Petero yabajije Kristo ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira uzaduhemba iki? Ariko Kristo agiye kumusubiza aramubwira ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, kandi kirenze kuri ibyo nzabaha ubugingo buhoraho. Yobu nawe yongera kubivuga neza, aravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuyemo ibibazo. Hano turi ni mu isi, ushobora kuva mu Rwanda ukajya muri Amerika uzi yuko uhunze ibibazo ukabisangayo. Ushobora kuva muri Amerika ukajya muri Aziya, ibibazo ukabisangayo, kuko ni mu isi. Ushobora kuva muri Aziya ukagaruka muri Afurika, ibibazo ukabisangayo. Yego. Ushobora kuva muri Aziya cyangwa muri Afurika ukagenda ukajya mu kirwa, barahakoze umujyi runaka, nawe ugahurirayo n'ibibazo, kuko ni mu isi. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo tuzimuka mu isi tujye iwacu, ngo naheza twubakiwe n'umukiza cyangwa n'umucunguzi. Rero nyuma yo kuba mu isi, tuzimurwa mu isi, tugende tugere iwacu. Iwacu cyangwa aho abizeye Kristo bazajya kuba, ntabwo bazongera kubabara, ahubwo tuzabayo mirere na mirere. Ijambo rigakomeza ritubwira ngo, nanjye njya nkunda kubivuga cyangwa njya nkunda kubibwiriza, mu ijuru iyo umunyabyaha umwe yihannye mu isi, mu ijuru impundu ziravuga. Iyo mu isi umuntu agize amafaranga menshi, akagira amadolari, akagira amataje, mu ijuru ibyo ntabwo bashaka kubimenya. Ariko iyo umunyabyaha umwe yihannye, mu ijuru impundu ziravuga. Icyo nicyo gituma mu ijuru impundu zivuga. Rero duharanire gukiranuka no gukora ibyiza. Ubundi rero, yego, ukoze hasi, yego, unyibutsa icyo gukora. Yego. Unyibutsa ko ngomba gutora ibuye ngatera mu gihoro. Yego. Buriya Petero abaza Yesu ngo twe twasize byose. Yego. Tugasiga ibintu byose, tugasiga imiryango. Yego. Twebwe abagukurikiye uzaduhembeke. Yego. Yesu yarababwiye ngo abasize amasambu,
bagasiga abagore, bagasiga abana, bagasiga ubutunzi. Yego. Ngo nzabago n'ingaruka guhindura byose bishya. Ngo nzabaha mbakubiye inshuro 100. Bakubiye inshuro 100. Ngo kandi ikindi nzabaha n'ubugingo buhoraho. Ibyo bishatse kuvuga rero ngo iby'Imana izaduha idukubiye ntabwo Yesu yavugaga mu ijuru. Yavuga ko azabanza akaza mu isi akatugira abami n'abatambyi, tukayobora natwe tugatwara isi, tukayobora, tukaba abaperezida, tukaba abaminisitiri, tukayobora uturere, tukayobora imirenge, tukayobora utugari, tukayobora imidugudu. Oya se nawe wivuga ibyo bintu. Ibya bindi bavuga ngo se muri ADPR hasigaye harimo abaminisitiri. Ibyo biratandukanye. Ubundi Yesu amaze kubona ko Satani yiyemeje yuko isi yayobora kandi akayobora neza, yego, noneho hari ikindi gihe rero Yesu azaza ayobore, namara kuyobora isi rero, yego, abami n'abaperezida bose, yego, bazigiraho Yesu ayobore, bazavaho Yesu ayobore, abere kuko isi yagombaga kuyobora. Asanga ariyo mpamvu ni Herode harya wavuze ngo munshakire uwo mwami wavutse, ngire uko mugenza nanjye mutura amaturo. Yari yibeshye agira ngo aje kuyobora ubwo ngubwo, kandi si ibyo Yesu yavuze. Yesu rero namara kugaruka azatugira abami, atugira abantu bayoboye, tuzayoborana na Yesu ingoma y'imyaka 1000. Ingoma y'imyaka 1000. Yandi abayehova bavuga ngo bazaba mu mazu mashya n'iki? Oya, ubwo ngubwo abayehova baba bavuga mu cyiciro cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri. Noneho rero no kuvuga ngo tuzabaho ku ngoma y'imyaka 1000 tuyoboye, tuyobora abantu bose tudaheza n'abitwa abapagane tuzabayobora neza, bifuze kuba ku ngoma ya Yesu. Bahita babona itandukaniro ry'ubwami bw'Imana n'ubw'abantu. Yego. Natwe icyo gihe Yesu azaduha icyubahiro. None se nka buri abandi bisuzugurwa batazwi bazayobora, bazabara abaperezida, bazabara. Imana izakuvuga ati genda uyobore mu Buhinde, ibwira undi tigenda uyobore mu Bushinwa, ibwira undi tigenda uyobore muri Tanzania, ibwira undi tigenda uyobore i Burundi, ibwira undi tigenda uyobore muri Kongo. Noneho tuzayoborana na Kristo. Ndibaza ko muri icyo gihe utazabura n'akagaro uyobora. Ubwo abazaba bayoboye, abazaba barakijwe bo muri Kongo bazaba bayoboye bohe? Abo muri ni Yesu uzagenda atugenera aho tuyobora. Atugenera aho tuyobora. Azagenda avuga ati twara aha, nawe twara aha, nawe twara. Nawe twara. Tuyobora abantu bose bayobora. Abizeye Kristo ariko. No kuvuga ngo abizeye Kristo nibo bazaba ari abayobozi bayoboye isi. Tuzayoborana na Yesu. Tuzayoborana na Kristo. Ariko se buriya nk'abantu bapfuye bazaba barahombye ariko. No kuvuga hari abazaba barapfuye ariko bizeye Kristo. Kristo rero azavuza impanda, navuza impanda itorero rizamurwa. No kuvuga ngo nirimara kuzamurwa bandi bapfuye bizeye Kristo bazumva iyo mpanda bazuke, n'itorero rihite abazaba bakiriho nabo bahite bazamuka duhure nabo mu kirere. Nitumara guhurira nabo mu kirere tuzabanayo mu kirere imyaka 3 n'igice. Oya se nk'abinyamaswa z'inkazi zariye se bizagenda gutaho ngaho. Yesu adupimira imirimo aho ndahakubwira. Tuzabana mu myaka 3 n'igice, Yesu adupimira imirimo. Ayipima. Noneho rero no kuvuga ngo abinyamaswa zariye. Abatwawe n'amafi, abariwe n'amafi cyangwa akabarya. Abapfuye bakabura bikarangira. Yesu afite ububasha n'ubushobozi. Yesu ni Imana ararema. Bibiliya iravuga ngo mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe, kandi ngo yari ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo abo bose bazazukira ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho. Noneho rero ngo abazaba barapfuye batizeye Kristo bo bazakomeza basinzire mu bituro. Abo nibo bazaba bafite ibibazo. Noneho rero babandi bazutse tuzazamurwa nitugera mu kirere, dupimirwe imirimo twakoze, ingororano tuzihabwe, turimbishwe, twambikwe amakamba neza. Ngo Bibiliya iravuga ngo tuzaba turimbishirizwa gushyirwa Imana Data nk'uko umugeni arimbishirizwa gushyirwa umukwe. Yesu nashimwe cyane. Noneho imyaka 3 nirangira dupimirwa imirimo, tuzajyanwa mu ijuru kumurikirwa Imana Data. Kumurikirwa Imana Data. Haleluya, haleluya. Noneho nitugera imbere y'Imana Data rero, nibwo hazaba ibirori, nibwo Yesu azaperezanta itorero, aperezanta umugeni. Noneho dukore resebusiyo. Resebusiyo. Mu ijuru ku Mana. Dusangire. Dusangire n'Imana.
icyo gitaramo cyangwa iyo resebusiyo ndasaba data wa twese nzabe nyirimo. Haleluya, haleluya. Amen. Noneho rero ni ukuvuga ngo icyo gihe mu isi antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bibiri ivuga mu byahishuwe azaba ari gukora kandi ari uyoboye isi icyo gihe. Ari uyoboye isi. Ari uyoboye. Noneho azarwanya Abisiraheli. Abisiraheli banze kwizera Kristo, bakanga kwizera ko ari umwana w'Imana, Imana yaboherereje. Byatumye Yesu atuzana agakiza natwe abanyamahanga turacungurwa. Haleluya. Amen. Imana yatugiriye umugambi mwiza wo kugira ngo natwe dukizwe tubone ubugingo. Twebwe abanyamahanga abari insuzugurwa. Abari insuzugurwa. Yesu nashimwe cyane. Amen. Noneho babandi banze kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza, nibwo antikristo azabakoloniza ababwira ati ninjye Kristo wagombaga kuza. Yego. Bamuyoboke. Nibamara kumuyoboka, azakora akageste kabereka yuko atari umwana w'Imana koko. Atari umwana w'Imana. Bamutera umugongo. Antikristo. Antikristo. Avuge bati twaribeshye. Burya wa wundi twabambye niwe Kristo. Yego. Bazamura amaboko bavuge bati Kristo turakwemeye. Yego. Antikristo noneho abahagurukire. Abarwanye. Yego. Abarwanya ibihugu bibahagurukire, Abisiraheli babaraseho mu buryo bukomeye cyane. Abisiraheli nibwo bazazamura amaboko bahamagare Uwiteka. Bavuge bati Yesu we, wa wundi twishe tukamubamba, noneho turakwemeye uri umwana w'Imana, ngwino dutabare. Ubwo ngubwo nibwo tuzamanuka. Ubwo ngubwo nibwo tuzurukana na Yesu. Yego. Tumanutse, Bibiliya iravuga ngo mbona mu byahishuwe haravuga ngo mbona Yesu amanuka ari ku ifarashi y'umweru, ngo mbona n'ingabo zo mu ijuru zimukurikiye. Yego. Icyo gihe tuzaba turi ingabo zo mu ijuru, tuzamanuka tuze gutabara Abisiraheli. Amen. Turwane intambara ikomeye. Yego. Abanzi b'Abisiraheli tubaneshe. Ubwo nibwo isi yose izafatwa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Ndafashije na Kristo n'abana b'Imana. Ndafashije. Imyaka igihumbi yose ishira. Ni ukuri. Bibiliya iravuga ngo Satani azajugunywa hasi kuzimu, ngo marayika hafunge, ngo kugira ngo atazamuka kugira ngo yongere ayobye amahanga. Amen. Haleluya. Amen. Tuzabaho ku isi tuyoboye neza, tuyobore nk'abakristo, tuyobore nk'abana b'Imana, tuvuge tuti dore Edeni ya mbere nuko nkuko yagombaga kubimeze. Nuko nkuko isi yagombaga kubimeze, yagombaga kubimeze nka Edeni ya mbere. Ariko se tugarutse kwa kakana. Ubundi ko Satani yarangije gutsindwa, ubundi yakemeye akayamanika agasaba imbabazi Imana. Buri Imana nta kintu yabikoraho cyangwa yarangije gucirwaho iteka. Ubundi rero uretse na Satani, hari n'abantu bagenda muri isi baraciriweho iteka. Baraciriweho iteka. Njya mbivuga, ariko nshobora kubivuga abantu bakantera amabuye. Ariko najya mbabwira ngo Yuda Yesu yamuvuzeho, aravuga ngo cyajyaga kumubera cyiza, uwo muntu nuko yari kuzaba ataravutse. Ye baba we. Impamvu ni iyihe rero? Hari igihe abantu bakora ibyaha bakabikora bavuga ngo barakiranuka. Bakabikorera mu rusengero, bakabikorera muri korari, bakabikora babwiriza, bakabikora biyitirira izina ry'Imana ihoraho. Izina ry'Imana. Imana bikayibabaza. Bikayibabaza no kuri. Bigatuma Imana ibazinukwa. Ikabazinukwa. Ikabazinukwa. Bakagenda mu isi Imana yarakuyeho amaso. Ibaze. Hari abaririmbyi bari korari, ni korari Hoziyana ivuga ngo Satani yaratsinzwe turabihamya, abamukorera barushywa n'ubusa, yatsinze Satani yaramunesheje. Yego. Aho ngaho. Yego. Aho ngaho amaze kurwana intambara mu ijuru, bamaze kumucira ku isi. Yego. Igihe cyarageze araza acumuza abantu bakora ibyaha, bamaze gukora ibyaha, Adamu akora ibyaha na Eva. Yego. Isi Satani atugizeho ububasha, abagizeho umuntu ubushobozi. Ariko Yesu aravuga ati nzagenda noneho ngenda Adamu wa kabiri, ngende cungure bariya abantu. Satani amaze kumubona rero, yego, amukubise amaso, araserebura aravuga ati mbonye umwe mu baciye mu ijuru. Yego. Agenda ikuzimu akora inama. Mu kanya gato Yesu abamusanze ikuzimu. Yego. Amwambura imfunguzo amumena agahanga. Afungurira abera aho bari bafungiye. Yego. Arabazamukana nk'iminyago yambaye Satani. Yambaye Satani. Iyo umuntu yarwanya agatsinda, ikimenyetso nuko atwara iminyago. Yego. Ariko dukomere munsi wa none, twabwira iki abakunzi ba Nayote cyangwa abantu batangiye urugendo rujya mu ijuru? Nshuti bakunzi ba Nayote TV, ikintu twababwira, yego, ni ukubabwira ngo mushikame ku Mana. Mushikame ku Mana.
mushikame ku Mana, na Yesu yaravuze ngo unshikamishije umutima nzamurinda abamahoro. abamahoro. Yego. Mushikame ku Mana nubwo ibihe bikomeye, nubwo ibyabavana ku Mana ari byinshi bihari, Yego. ariko Imana najya mbabwire ngo ntabwo izabirengagiza Yego. mu gihe muzaba mugaragaje ko Imana muyiringiye. Imana muyiringiye. Yego. Imana iguha umugisha François. Muri Nayote nakagaruka, reka tube ducumbikiye aha ngaha tubabwira ngo umwami Imana akomeze kubishimira, kandi mukomeze kwakira uburinzi buvuye ku Mana. Amen. Mukomere kwakira gukomezwa n'Imana. Amen. Mwakire gukomeza kugendana n'Imana. Ibyo mwabonaga byari bisinziriye, Imana yongere gukangura ibintu byanyu, kandi yongere kubahereza ubuzima buzima, yongere kubahereza kubaho mu izina rya Yesu. Muri Nayote nakagaruka tuvuga ngo shalom shalom. Amen.